Ah, mbese ujya wibaza impamvu iyo ukundanye n'umuntu mutandukana mutamaranye kabiri, mutangira ibintu bimeze neza cyane, yaguhamagara buri munsi, akakwandikira ubutumwa bugufi buri joro, ntabwo ajya aryama, ntabwo yakishyiraho amashuka mutavuganye. Kandi rero ashimishwa no kuba yagusohokana ahantu heza h'ubwiza nyaburanga, ntabwo yakicara muri bingaro ku mazi aho akayaga gahuha ataguhamagaye ngo mujyane. Mbese wumva bibereye muri paradizo. Abo bantu iyo bari muri ubwo buzima wumva bibereye muri paradizo. Mu gihe rero utangiye gutekereza ku hazaza h'umubano wanyu, iyo uri muri uyu munyenga w'urukundo, uwo mukunzi wa rero hatangira rero akubwira yuko adahari, rimwe na rimwe wanamuhamagara akakubwira yuko ataboneka, ndetse uko mwahuraga ukabona bitangiye kugabanuka, kubonera umwanya muto cyane, wanamuhamagara ntakwitabe, wanamwandikira ntagusubize. Ibi byaba byarakubayeho se? Kanda subscribe kuri EYODEM TV, tubane 5/5 kabisa. Uyu musore rero akubereye umwana mwiza, akubwira ko akeneye akanya ko kwitekerezaho. Rimwe na rimwe rero uribwira uti abagabo niko babaye, atabashaka ko muryamana, maze yamara kubigeraho agahita rero aburirwa irengero. Ariko se abandi bakobwa bose ko atari ko babibagendekera, wowe kuki bikugendekera gutyo? Haba hari ibintu rero ukora bigatuma abagabo bakuramo akarenge kabo bakigendera kabisa, bakaguta. Yego rwose birahari, kuko ariyo mpamvu ngiye rero kuba nakubwira impamvu 5 zituma abasore baguhunga. Abakunzi bawe mwakundanye kuki bagenda baguhunga? Izi ni impamvu 5 rero. Icyo usabwa rero ni ukudukurikirana ukanda subscribe. Impamvu ya mbere rero ni ugushaka kwihutisha ibintu. Iyo uhuye rero n'umuntu ukamwishimira ni ibisanzwe, kumva rero umuhaye kandi akumva umuharaye kandi ushaka ko muhorana. Ariko iyo utangiye rero kumuhamagara kenshi cyane ku munsi, ukamwandikira ubutumwa buri kanya, ugashaka guhora musura, bituma rero yumva uri kumushyira ku gitutu. Kenshi umusore cyangwa se umukobwa, no turavuga ku muhungu, umusore yumva yuko uri kumushyira ku gitutu. Ibi rero niba ubikora ubigabanya, kwihutisha ibintu, gushaka kwihutisha ibintu, abasore ntabwo babikunda. Ibyo nibyo rero bita love bombing mu rundi rurimi rw'icyongereza, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza babyita love bombing. Abagabo rero ntabwo bakunda igitutu. Iyo rero uri guhatiriza urukundo, uba ushaka ko ibintu byose wifuza bihita biba. Ibi bituma rero umugabo rero yumva ko ushishikajwe no kugira umukunzi. Ahangaha umugabo ahita yumva yuko ushishikajwe no kugira umukunzi, cyangwa se warambuye kuba ingaragu aho gushishikazwa no kumumenya. Rero ikintu ukwiriye kwirinda ni ugushaka kwihutisha ibintu. Umusore rero nabona uri gushaka kwihutisha ibintu, azaguhunga yigendere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero ni ugushaka kuyobora abagabo no gushaka kubahindura. Nta muntu n'umwe rero wishimira guciribwaho urubanza cyangwa se gucibwa urubanza n'abandi. Niba uhora rero ubona inenge z'abakunzi bawe, aho kubona ibyiza ukabakosora buri gihe uko bakoze ikosa, cyangwa ukabasaba guhindura uko bambara, uko bavuga, uko bitwara, cyangwa inshuti zabo, nta kabuza nta n'umwe muzarambana, nta n'umwe muzamarana kabiri. Uwo musore azaguta nushaka kubikora utyo. Nubwo rero wowe nta kibi uba ugamije, abagabo rero babibonamo agasuzuguro gakabije cyane. Ni nko kubabwira ko bateye bitakunyuze. Ndetse umugabo ntabwo akeneye ko umubera umubyeyi, ahubwo akeneye ko umubera umufasha kandi umukunda uko ari, uko yambara, uko ateye, uko ameze. Rero mukobwa, wowe uri mu rukundo n'uwo musore, ntushake kuyobora rero uwo musore uko wiboneye, cyangwa se ntushake kumuhindurira ubuzima cyangwa se uko yari abayeho uko wiboneye. Banza umumenye. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ni ukwihoma ku mukunzi wawe, ntumuhe umwanya wo kugukumbura. Umukobwa wihoma ku mukunzi we, ntamuhe umwanya wo kumukumbura, agashaka ko bahorana, bagendana, mbese ntamuhe umwanya ngo amutekerezeho. Umusore azaguhunga.
wa mukobwa we, niba ubikora gutyo umusore azaguhunga. Iyo rero ukundana n'umuntu ukamuhamagara buri kanya, ukamwandikira ubutumwa cyangwa se ukamwandikira ubutumwa butaruhuka, kandi ukaba ushaka ko muhorana, ibi biramubangamira. Aho rero kumwereka kubibona cyangwa se aho kumwereka kubibona nk'ikimenyetso ko umwitayeho, abagabo benshi rero ntibagira impano yo gukora ibintu byinshi icyarimwe. Umugore ashobora kuvugira kuri telefone ari no konsa umwana kandi anatetse icyarimwe, ariko iyo umugabo ari gukora ikintu nicyo ubwenge bwe bwose buba buriho, ku buryo rero iyo ushatse guhita ukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa se icyo arimo cyose kirapfa. Umugabo niko ateye. Niyo mpamvu rero uba ugomba kumureka agakora akazi ke atuje, kandi ntumusabe ko muvugana mu gihe afite ibindi ahugiyemo. Nanone kandi gushaka guhora uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa guhora muvugana, ibi bituma rero aguhararukwa vuba cyangwa akakubona nk'umuntu w'imburamumaro cyangwa se w'imburamukoro. Icyo rero cyari icya gatatu cyo umukobwa cyangwa se we mukobwa wirinde kwihoma ku mukunzi wawe cyangwa se wirinde guhorana nawe, kuko ibyo ngibyo bituma rero bituma aguta akikomereza. Ikindi cya kane rero, abakunzi bawe babona nta mugore ukurimo. Mu gihe rero abakunzi bawe bakubona nta mugore ukurimo, ibi bizatuma rero umusore aguta ubundi yigendera. Hari igihe rero umuntu ahitamo gukatira cyangwa se ahita agukatira atari uko utari mwiza bihagije, ahubwo ari ukubera ko abona ko utazavamo umugore mwiza. Mbese umukunzi wawe akubonamo umuntu utuma yumva afite amahoro kandi atuje, cyangwa uritesha mutwe? Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza. Umuntu akubonamo w'umumaro, umuzanira amahoro cyangwa umutesha umutwe? Mbese uri umuntu ushobora gufata inshingano kandi ukamenya gukemura ibibazo? Iki nacyo ni ikibazo ukwiriye gusubiza. Ubuzima bwawe bwaba bufite icyerekezo cyangwa wibereyeho uryoshye? Iki ni ikindi kibazo ukwiriye kwibaza. Iyo umugabo rero akeneye umuntu wo kubana nawe, yita kuri ibyo bintu. Ashobora kuba rero akunda umubiri wawe, ariko ibyo ntibihagije ngo abe uwawe. Ugomba kwibaza kuri ibi bibazo. We mukobwa, akubonamo nk'umuntu umuzanira amahoro cyangwa uritesha mutwe? Ese uri umuntu ushobora gufata inshingano kandi ukamenya gukemura ibibazo? Ubuzima bwawe bwaba bufite icyerekezo cyangwa wibereyeho uri umukobwa uryoshya cyangwa uri uwo kuryoshya gusa? Abagabo rero cyangwa abasore n'ibyo barebaho, biri mu bintu barebaho by'ingenzi. Rero niba udafatwa cyangwa se utabarwa nk'umukobwa uzavamo umugore mwiza, umusore azaguta. Icya gatanu rero, abakunzi bawe umukunzi wawe ntabwo yisanzura iyo muri kumwe. Mu gihe rero umukunzi wawe atisanzura iyo muri kumwe, ibi bizaba imbarutso y'uko azaguta, yigendere, akuremo akarenge ke yigendera ajye gushaka abandi azisanzura. Kubera ko rero akenshi abahungu ari bo baba bitezweho gutereta abakobwa, ibi bigira rero uko cyangwa se bituma bigira uko batari, bituma abahungu bigira uko batari kugira ngo bemeza abakobwa abakunzi babo. Bya bindi bavuga ngo agasore katiraririye karongora inkumi, ariko ibyo ntibiramba, iby'igihe gito. Ntabwo rero wakwiyoberanya iteka ugeraho ibyo urimo ukabirambirwa ukabivamo. Jya ureka umukunzi wawe rero akwiyereka uko ari, kandi ubimushishikarize. Bizagufasha rero nawe kumenya niba uzashobokana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niba rero ukunda kunenga abandi no kuvuga imico yabo, udakunda muri kumwe, ukunda kunenga abandi no kuvuga imico yabo, udakunda muri kumwe n'umukunzi wawe, uwo mukunzi wawe rero bizatuma atabasha kwisanzura ngo akwiyereke, akubwire uko ari, ahubwo azaguhisha intege nke ze zose, maze namara kurambirwa arushye kwiyoberanya mu buzima bwawe cyangwa se kwiyoberanya mu rukundo rwawe, nawe azigendera, kubera yuko yumvise cyangwa se ukunda kunenga abandi imico yawe
ukavuga abandi imico yabo udakunda muri kumwe, nyamara wasanga ibyo uri kunenga umusore yarabiguhishe yarakwiyemeyeho, ariko ukaba uri kubivuga ubinenga. Ibyo rero bizatuma umusore areka kukwiyoberanyaho yigendera kurema akarenge kagute. Kandi rero nawe niba wiyoberanya kugira ngo bagukunde wa mukobwa we, wenda ukaba uri kazizi cyangwa se wa musore we, ariko mwahura ukinywesha soda, ukinywesha amazi, ukigira umuntu woroheje cyangwa se utari kazizi, ibyo rero bizatuma uhura n'abantu rero mudakwiranye, maze mu minsi mike mube murashwanye, muratandukanye. Ngibyo rero ibintu 5 cyangwa se impamvu 5 zituma abasore baguhunga wa mukobwa we. Icya mbere ni uko ushaka kwihutisha ibintu, icya kabiri gushaka kuyobora abagabo no kubahindura, icya gatatu kwihoma ku mukunzi wawe kandi ntumuhe umwanya wo kugukumbura ngo agutekereze, ikindi cya kane ni uko abakunzi bawe bakubona ko nta mugore ukurimo, kubera yuko ushobora kuba ufatwa nk'aho uri umukobwa wo kuryoshya, umukobwa utabasha gukemura ibibazo, utagara mu nshingano, ushobora kuba ufatwa nk'aho uri umukobwa witeshamo kutwe, utazana amahoro. Rero abakunzi bawe niba bakubona ko nta mugore ukurimo, uwo musore azaguta. Ikindi rero cya 5 tubonye ni uko abakunzi bawe kabisa, niba utabaha cyangwa se umukunzi wawe niba utamuha kwisanzura, ahangaha azaguta. Umukunzi wawe rero kwisanzureho, akwiyereka ko ari ibi bizagufasha rero, cyangwa se bizamufasha kutaremererwa, azajya yumva ari comfortable muri kumwe, bitume yumva mwarambana kuko akwisanzuraho. Kandi subscribe kuri EYODEM TV, tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye.